Tubahaye ikaze mwese mukurikiye ibitangazamakuru bya Ubumwe Community Center. Iki ngiki ni ikigo cyita ku bantu bafite ubumuga giherereye aha mu karere ka Rubavu, by'umwihariko kuri uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa bihagaragara birimo n'imyuga. Tukaba twegereye abahiga bamaze igihe bahiga, baratubwira igihe bahamaze ndetse n'icyo ubungutse. Reka duhe ikaze umutumirwa turi kumwe muri uyu mwanya, atubwire naho yaturutse. Nitwa Bizimungu Jean Pierre, mu rugo ni Rubona. Ni Nyamyumba nahanga mu karere ka Rubavu n'ubundi. Kubera iki waje hanga mu kigo cya Ubumwe Community Center? Ni ikigo cyita ku bantu bafite ubumuga. Hari ubumuga waba ufite? Mfite ubumuga bw'inkingo kuguru. Mfite ubumuga bw'ingingo kuguru. Ikigo Ubumwe Community Center wakimenye ryari? Nkimenye ubu vuba. Ubwo hashize umwaka umwe naganiriye n'umuntu arambwira, kuko nabaga mu rugo, arambwira ngo reka kwicara mu rugo, hari ahantu honzi wakwiga imyuga nawe ukiteza imbere ugateza n'imbere umuryango wawe. Ubwo niho yahise aza kuhanyereka, ndaza nanjye ndahareba koko baranyakira. Bakwakiriye gute? Banyakiriye neza. Neza gute? Tubwire ukuntu waje, hari icyo watekerezaga nuko bakwakiriye? Njye natekerezaga ko ari ibintu bikomeye cyane, ko nzatanga amafaranga menshi, ariko bansabye impapuro z'uko mbana n'ubumuga, ndagenda ndazizana kuko baranyakira. Wowe ibijyanye n'ibyo wiganga mu kigo Ubumwe Community Center ni ibiki? Twiga kuboha imipira, twiga kudoda ibikapu, amashati n'amaribaya, mbese ni imyenda myinshi n'amakoti. Birumvikana warahageze, ariko umuntu yatayibaza hamaze igihe kingana iki kugira ngo twumve n'ubumenyi maze kubungukira. Wageze ryari? Nahageze 2021. Tubwire noneho icyo umaze kunguka muri ubwo bumenyi bwose wigishwa. Tubwire noneho n'icyo witegura kubukoresha hanze uzajya. Maze kumenya kudoda ishati y'amaboko maremare, ishati y'amaboko magufi, ibikapu, amakoti, ipantaro, iribaya, amakanzu, mbese ni imyenda myinshi. Ndateganya ko bizanteza imbere uwo mwuga, ugateza n'imbere umuryango wanjye ndetse n'abandi muri rusange. Hari uko bagufataga ufite ubumuga, hari mu rugo aho ngaho nyine wicaye ntacyo ukora, kuri uyu munsi noneho abaturanyi iyo bakubonye ubona ari ibihe bitekerezo bagufiteho, niki bakuvugaho? Mbere najyaga nicara mu rugo, cyangwa se naba ntembereye gatoya, bakavuga ngo dore wa muhungu bana n'ubumuga. Ariko ubu nsigaye ngera mu rugo nambaye agashati ko nidodeye, bakambaza mbese niwe wakidodeye, nkavuga ati nurangiza nawe tuzaguha akazi. Gira icyo ubwira undi muntu wese ufite ubumuga noneho witinya kumva ko byarangiye, mu gihe habariye amahirwe nk'aya ngaya, ibigo nk'ibi ngibi byita ku bantu bafite ubumuga, niki wumva wabwira umuntu wari wese ugukurikiye muri uyu mwanya? Ahubwo ngenda ndashishikariza abana bakicaye mu rugo, ababyeyi babo bakababwira ngo ntacyo bashoboye, ndabashishikariza kugana ikigo Ubumwe Community Center kuko bigisha imyuga myinshi. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umutoni Ivona, ntuye mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, umudugudu wa Rurembo. Ni ikigo kizwiho by'umwihariko kandi ni nako bimeze mu ntego zacyo, ni ugufasha no kwita ku bantu bafite ubumuga. Wowe ubumuga ufite ni ubuhe? Njyewe nta bumuga mfite, nubwo mfite ntibukabije cyane ku buryo ntashobora gukora, kuko nta muntu ushobora kuba atabubona. Ndetse ngaragara nk'umuntu udafite ubumuga, kandi nibyo koko nta bumuga mfite. Ubwo buto ufite ni ubuhe? Ikiganza cyanjye. Ku rutoki. Birumvikana urahanga mu kigo cya Ubumwe Community Center tugusanze n'ubundi. Wahageze ryari?
nageze kuri tariki 10 z'ukwa mbere 2022. Icyo gihe wumvaga uje kuhakura iki kuri uyu munsi none ufite iki niki ukesha ubumwe uramutse uhavuye muri uyu mwanya niki wavuga ko wahungukiye? Navuga ko nahungukiye ibintu byinshi cyane byiza nko gukora imyenda. Naje hano ntashobora kugira umwenda nakora ntanazi n'inzira binyuramo, ariko ubu ngubu ndareba imbere yanjye nkabona icyizere. Namenye gukora imyenda yose ishoboka nshaka kuba nayikora, ndetse n'uwahungukiye n'ubumenyi ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Iyo yiga kutire bashobora no kukwigisha computer ukaba ushobora kuba wamenya gukoresha computer. Nk'ubu byose narikuye hano mu bundi. Computer ubu ngubu urayikoresha neza, urayatsa ukandika cyane rwose. N'indi raporo nakora, gusura imbuga nkoranyambaga, byose nuko nashakamo designer nakoresha mu budozi bwanjye. Biragaragara rwose ndabizi. Byose ni ibintu cyeshanga ku Kigo Ubumwe Community Center, dore ko bafite na internet imeze neza. Iyo mbibona mbona ko abantu benshi biga ikoranabuhanga baba babikora neza cyane. Tubwire none ukiri mu rugo wicaye hariya ni gute wafatwaga? Nafataga nk'umuntu utagira icyerekezo, nk'umuntu byacanze. Ariko ubu ngubu biratandukanye cyane n'umuntu ushaka kumbona arambona agahita avuga ati okay, uriya muntu ari haragenda atera imbere. Kuko no mu miterere yanjye uburyo cye nambaraga mbere ntago byarahindutse cyane, kuko cyane ubu nsigaye nzi gukora imyenda. Sinshaka kubaho nk'ukuntu nabagaho mbere. Birumvikana ubu ngubu uzi kuyikora. Wari watangira nibura kugira iyo ukora ku ruhande ukagira nk'amafaranga ubona no gukira umunyeshuri? Cyane rwose ndayikora. Nk'amafaranga menshi wigeze ukorera nangahe ubikesha ahanga ku bwa mbere amafaranga nakoreye menshi ni 3,000 nakoreye umuntu ikanzu. Aranyishyura, numva ni byiza, numva ndaryohewe, numva nkomeje no gukunda umwuga nkora. Nahisemo cyangwa nakurikiye hano kubundi. Ikigo Ubumwe Community Center n'ubundi abantu bize imyuga nk'ingiyi, gukora imipira, kudoda, iyo barangije hari imashini babaha kugira ngo mugende mwifashe. Ni gahunda iki kigo gisanzwe gikora ku bantu bose barangije amasomo bateganyirijwe ahangaha. Niki wumva by'umwihariko uzabyazamo umusaruro iyi mashini? Birumvikana bazayiguha ukore, ariko urumva ari iki uzayikura? Urumva ari uwo musaruro uzabyaza ibikoresho uzahabwa ahangaha igihe uzaba urangije? Birumvikana nimba bagusiza ubugomba no gushaka uburyo kiwinogereza. Umuntu nimba guhaye imashini ugomba gutera imbere vuba kandi byihuse, kandi ugakora imyenda myiza cyane ku buryo kintu wabibona yavuga ati harakubumwe kabisa ni hatari barigisha. Ndumva nzakora uko nshoboye kose nkabasha gukora imyenda myiza ikenewe ku isoko kandi mu gihe gito. Ejo hawe hazaza wumva muri uyu mwuga w'ubudozi ushaka kuzagera he? Nko mu myaka 5 iri imbere tuzakubone uri ku rwego? Numva nzaba ku bwanjye, numva nzaba mfite nk'iduka isohora imyenda myiza cyane igezweho. Kandi byose birashoboka, icyo umuntu akunze aragiharanira cyane. Ni ukuvuga ngo abantu batekereza Ubumwe Community Center nk'abantu badafite ibitekerezo cyangwa nk'abantu badashoboye kubera ubumuga, cyangwa se kumva ko ari ikigo cy'abafite ubumuga gusa. Ndashaka ko uyu munsi bahindura imyumvire bakamenya ko Ubumwe Community Center n'umuntu udafite ubumuga namba agomba kuhamenya, akaza muri ubwo bumwe, mbese nyine akabona ibikorwa bihakorera, hanyuma agahindura imyumvire. Kuba ufite ubumuga ntibivuze kuba udashoboye. Ndumva ari icyo ndashishikariza n'abantu gusura ikigo cyacu cy'ubumwe. Dufite imyenda dukora yagura, dufite ibikapu yagura, dufite imiziki, dufite amavaze, dufite ibintu byinshi bitandukanye hano. Bazadusure barebe. Nitwa Pascal Bisimana, ndi umwarimu, ndi umutrena hano ku Kigo Ubumwe Community Center. Tugeze ahangaha ndetse ni n'igihe kinini tumaze tubona ubikora. Tubwire n'iryari wageze ahangaha mu Ubumwe Community Center? Murakoze cyane. Maze imyaka 5 hano ku Ubumwe Community Center, bivuze ko nahageze mu mwaka wa 2016.
Ubumwe Community Center ni ikigo cyita ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu basanzwe baraza bakaba bahigira imyuga n'ibindi byinshi cyane bihigishirizwa. Wowe uhaza bwa mbere wumva ko uje mu kigo cy'abantu bafite ubumuga, nibihe byiyumviro wari ufite none uhageze, nibiki byagutunguye? Nageze hano mfite ibyiyumviro by'uko nje gufasha abantu bafite ubumuga. Nari mbizi neza yuko nje kwigisha no gukorana n'abantu bafite ubumuga by'umwihariko. Ibyantunguye cyane rero, igihe nahageraga nasanze hari abafite ubumuga bukomatanyije, nasanze hari abafite ubumuga navuga ko bukomeye, kuko hari n'ibyagiye bintungura kubona nk'abantu bafite ubumuga bwo kutabona bari gukora imipira, bari gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Ibyo nkihagera byarantunguye, ariko nabonye ko kugira ubumuga atari ukubura ubushobozi. Reka rero turebe wowe muri aka kazi kawe ko kwigisha kudoda, wigisha abantu bafite ubumuga n'abatabufite, ubona biri ku ruhe rwego muri iyi myaka yose uhamaze? Ubona ari iki wishimira uvuga uti nkanjye Pascal ni itafari rifatika amaze gushyira kuri uru rwego ahangaha muri iyi myuga? Murakoze cyane. Mu myaka irenga 5 maze ahangaha, nageze hano imyuga ijyanye cyane no kudoda. Hari ikibura kuko nahageze nta mwarimu, hari umwarimu yarabuze. Nahageze hari vide, nahageze hakenewe koko umwarimu ushoboye kandi koko wafasha bari abantu bafite ubumuga n'abatabufite. Twakiriye rero abantu benshi batandukanye, abafite ubumuga n'abatabufite, ariko cyane abafite ubumuga, kandi tutitaye ku myaka bafite. Twatangiranye n'abantu bakuru, nahageze hari abantu bakuru kandi koko bakeneye kumenya imyuga. Twarabafashije nk'uko dufite porogaramu y'umwaka umwe. Mu gihe cy'umwaka umwe twakoze uko dushoboye nk'ikigo na mwarimu, ku itafari rya mwarimu, tubafasha uko dushoboye, turabigisha cyane ku buryo twabateguriraga ko nibagera ku isoko ry'umurimo bataragira challenge cyangwa se bataragira inzitizi, batarahura n'ibibazo by'uko hari ibyo batazi. Twakoze uko dushoboye kugira ngo nibagera ku isoko ry'umurimo bisanzure, nibagera ku isoko ry'umurimo ntihagire ibibazo bahura nabyo by'uko hari ibyo batizi. Niyo muri urwo rwego ni n'intego y'ikigo cy'uko ikigo ntigishobora gusohora abanyeshuri batuzuye, abanyeshuri bafite ibyo batazi. Niyo mpamvu twakoze uko dushoboye kugira ngo uvuye hano wese nagera ku isoko ry'umurimo abikore neza. Ese koko niko bimeze iyo mukurikiranye amakuru hanze anga mwumva babikora neza, byandi mwaharaniye ko bakwibeshaho bakigira, ibi ngibi byagezweho neza? Murakoze cyane. Nk'uko twakira abanyeshuri abaje kwiga baturutse hirya no hino, abakure baragenda turabahamagara twumva ko babikora kandi neza, ariko abaturi hafi bo turababona, tujya no kubasura. Hari abikorera ku giti cyabo, hari abafite amakoperative, hari ababaye indashyikirwa nabo batangiye kuba barwiyemezamirimo batanga akazi. Mbese barakomeye ku isoko ry'umurimo, bahagaze neza. Hari ababaye barwiyemezamirimo, hari abikorera, abenshi ni barwiyemezamirimo, hariho n'abari muri koperative. Hari ikintu gikunda kubaho cyo gutanga imashini ku banyeshuri barangije, iki ngiki cyo kiri mu ruhe rwego? Iyi gahunda yo iteye ite? Iyi gahunda iri mu mihigo y'ikigo, mu migambi y'ikigo. Abanyeshuri barangije kwiga ahangaha ikigo kirabazirikana cyane. Iyo barangije kwiga ntago ikigo cyatuma, iyo sisi ntago yatuma bagenda gutya nta kintu bafite. Ikora uko ishoboye, igashakisha, igakubita hirya no hino, igashaka ibikoresho. Waba uwize kudoda agatahana imashini n'ubumenyi, uwize knitting kuboha agatahana imashini n'ubumenyi. Izo mashini rero iyo umwaka urangiye arangije kwiga ahabwa certificate n'imashini akajya gutangira ubuzima. Ese izi mashini zihabwa bose cyangwa hari abantu bazihabwa bitewe n'ibyo bakoze? Ni buri munyeshuri waje ahangaha? Ndagira ngo wasobanure neza. Ni byiza. Izi mashini zihabwa umuntu wese urangije kwiga abishoboye, ashoboye. Mu gihe tubona ko azayikoresha ikamwungura, mu gihe tubona ko azayikoresha
ikamugirira akamaro aba akwiriye kubona imashini. Bivuze ko n'amasomo aba yarayarangije neza. Urangije kwiga neza amasomo atahana imashini. Mbere ko dusozagira icyo ubwira umuntu ugukurikiye muri uyu mwanya, niki cyamusunikira kuza kwiga ahangaha kudoda n'indi myuga mu kigo cya Ubumwe Community Center? Niki wamuratira ashobora kuza atabona ahandi ariko yagera ahangaha akavuka yakuye? Murakoze cyane. Ubundi mu magambo make ibikorwa birivugira. Nubwo ntamuhamagara cyangwa ntatanga amatangazo, aramutse gusahuye n'uwiza ahangaha biba bihagije. Aramutse agize amahirwe yo guhura n'uwiza ahangaha, yareba ukuntu uwiza ahangaha ari indashyikirwa, akareba ibyo akora, akareba uko abayeho, byonyine bikamukururira nawe kuza gushaka icyo bamutanze. Hano